muri uyu munsi barakwereka ibyacu ntibitinda, dutangiriye hakuno, dutangiriye ahantu bakwereka yuko ari mu nzu, nuyireba ukayirangiza uraza gusobanukirwa byose. Barakwereka hari abinjiraga n'umusore n'umudamu, uko bakwinjiraga hano mu nzu barakwereka hari afande. Uyu mugore yakomeje kumubwira ati rwose wisanzure umenye kuramara ubushyuhe, ati wa mugabo wanjye urabizi ko abafande babaha iminsi yo gutaha, ati nta wari waza. Barakwereka umusore yarihuse ahita akubitaho urugi, ariko uyu nguyu niba mwabibonye nk'uko avuze ngo bafande ngo bafande babaha igihe cyo gutaha, ntabwo bari baza. Barakwereka uyu mugore yatangiye kubata ku musore. Ndebera ni umugore ufite umugabo, afite umugabo w'umusirikare, ariko ntabwo abizi niba yaje koko, ntabwo yabimenye neza. Yaramubwiye ati umugabo wanjye rwose yaba yari buze menya igihe, ambwira igihe, akambwira igihe bazazira. Uyu nguyu barakwereka uko yari ari hejuru y'umugore. Afande yaramubonye ati gira shapeti, gira, ati gira kora ibyakuzanye, ibyo byo kunyirebesha ntabyo nkeneye. Ni nkaho yamuciriye irenga. Ari wowe uri umusore wagiye mu nzu y'umudamu nk'uyu nguyu wabigenza gute? Barakwereka uyu mudamu yakomeje kuvuga ati njyewe rwose utagira ubwoba, mara ubushyuhe ubundi wigendere, kiriya kigabo cyanjye ndabizi ko bagiye igihe, ndabizi ko bakigerera iminsi, kikampamagara kikambwira ati wegera wisanzuye rwose, ati umenye ko ari nta kibazo, ati kandi hano ngaha turi umenye ko ari mu nzu yanjye. Ndebera fande yaramubwiye ati gira shapeti, ati gira ati gira. Ariko umugore uko ari kuvuga ayo magambo ngo reka nkuremo mara ubushyuhe, reka nkuremo tube twabikurikirana, ntabwo abizi ko umugabo we yaje, ntabwo abizi ko umugabo wahari. Barakwereka uyu musore yaramubwira ati nta kibazo rwose, ati se nanjye ko ndi bonso ko ndabukumara. Uyu nguyu aramubwira ati ariko kuramo, ati wagerageje ugakuramo umupira. Umusore aramubwira ati ntabwo biri ngombwa, ati sinagira ntakuyemo umupira, ati ntabwo biri ngombwa rwose, ati we banza ukuremo, ati njye nagira niyo naba nambaye ipantaro ko nagira nawe unyumvire. Barakwereka uyu mugore yatangiye kwikuramo imyenda, ukurikirana akantu ku kandi yatangiye kwikuramo imyenda. Aramubwira ati niwe nari nkeneye, ati n'ubundi iki gihe kiragenda kigatinda, ati kiragenda kikaza hashize igihe kirekire. Ndebera mana we, ndebera fanze ari kubyumva yarumiwe. Barakwereka aramubwira ati rwose ndashaka ngo mara ubushuhe guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa gatanu, rwose ndagira ngo ube wabumaramo, ndi kumva cyushye cyane. Uyu nguyu aramubwira ati rega njye siko mba ndi seriye. Barakwereka wa mugore yatangiye gukuramo imyenda ayitera fande.